Mwiriwe, reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nk'uko mumaze kubimenyera, ngewe ubahereza ibi biganiro by'amategeko. Amazina yanjye ni Elvis Cyubahiro, nkaba ndi umunyamategeko. Kuri YouTube channel tubafasha kumenya ndetse no gusobanukirwa amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi, aho tubafasha kumenya amategeko agiye atandukanye, amategeko mbonezamubano, ay'umuryango, izungura n'ibindi bitandukanye ajyanye na contract, ndetse amategeko yose apfa kuba ari amategeko y'u Rwanda, ndetse tukabafasha kuyamenya ku buntu nta kiguzi. Icyo wowe uri kureba iyi video ngusaba ni kimwe gusa, ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro dutanga kuri YouTube channel ku gihe. Ndatekereza ko ubu ngubu wamaze gukanda subscribe. Niba wamaze gukanda subscribe, ndagushimiye. Reka mbonereho nanakubwire ikiganiro cy'uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko ivuga ku makosa 15 umukozi ashobora gukora hakaba habaho iseswa ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza. Shaka ko tuza kureba ibi bintu mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kiravuga ngo ni ryari habaho iseswa ry'amasezerano y'umurimo hatanzwe integuza. Haseshwe amasezerano y'umurimo ariko hatanzwe integuza. Ubundi buryo bwa kabiri, ni ryari habaho gusesa amasezerano y'umurimo hadatanzwe integuza. Ari naho turi buze kureba ayo makosa 15 umukozi ashobora gukora hakabaho iryo seswa ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza, nk'uko biteganywa nanone n'iteka rya Minisitiri nomero 002/1920 ryo kuwa 17/3/2020 rishyiraho urutonde rw'amakosa akomeye. Iki kiganiro ndibuze kukihutisha, sindibuze kujya mu bintu byinshi. Rero niyo mpamvu ndabashishikarije kugira ngo muze kugikurikira ndetse mukirangize, kugira ngo mujye mubasha kwirinda bino bintu, ndetse munamenye igihe narenganyijwe ni gutya bigenda. Murakoze cyane. Reka dukomeze ikiganiro cyacu kivuga ndetse kinasobanura ku mukozi. Umukozi wese aba yakoze rimwe muri aya makosa ngiye kubabwira ateganywa n'itegeko, abakoze ikosa rikomeye, kuko itegeko rivuga ko ari ikosa rikomeye rishobora gutuma umukozi yirukanwa mu kazi hagaseswa amasezerano y'umurimo. Reka tunyaruke tutagiye kure, tubanze turebe ni ryari habaho iseswa ry'amasezerano y'umurimo hatanzwe integuza. Niturangiza turahita tureba iseswa ry'amasezerano y'umurimo hadatanzwe integuza. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ese ni ryari habaho gusesa kw'amasezerano y'umurimo hatanzwe integuza? Iyo urebye ingingo ya 24 y'itegeko nomero 66/2018 ryo kuwa 30/8/2018, itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, ivuga ko haseguriwe ku bikubiye mu masezerano rusange, amategeko ngengamikorere cyangwa se amasezerano y'umurimo, integuza igomba gutangwa n'umukoresha cyangwa se umukozi mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, iminsi 15 nibura iyo umukozi yakoze igihe kiri munsi y'umwaka umwe. Iyo habaye iseswa ry'amasezerano y'umurimo babikumenyesha mbere y'iyo minsi 15. Ikindi kintu cya kabiri, ni iminsi 30 nibura iyo umukozi yakoze igihe kirenze umwaka umwe. Gutanga integuza bigomba gukorwa mu nyandiko kandi hakagaragazwa impamvu yo gusesa amasezerano y'umurimo. Umukoresha ntiyemerewe gusesa amasezerano y'umurimo muri bino bihe bikurikira. Icya mbere, igihe umukozi ari mu isubikwa ry'amasezerano y'umurimo, ntago umukoresha agomba
gusesa amasezerano y'umurimo. Uburyo bwa kabiri, igihe umukozi ari mu kiruhuko afitiye uburenganzira mu gihe cy'integuza yatanzwe n'umukoresha, umukozi yemerewe gusiba akazi umunsi umwe mu cyumweru kugira ngo ashake akandi kazi nta nteguza. Bishatse kuvuga ngo nta nteguza ishobora kubaho mu gihe cy'igeragezwa. Noneho turebye ingingo ya 25 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, ivuga ko haseguruwe ku bikubiye mu masezerano rusange, amategeko ngengamikorere cyangwa se amasezerano y'umurimo, iseswa ryose ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza cyangwa se igihe cy'integuza kitubahirijwe cyose bituma uyasheshe aha undi indishyi ziteganywa n'iri tegeko. Sasa noneho tugaruke ku nteguza. Integuza igomba kumenyeshwa mu nyandiko uruhande ireba, hakagaragazwa n'impamvu zituma amasezerano aseswa mu gihe cy'integuza. Umukoresha n'umukozi bagomba kubahiriza ibyo bumvikanyeho. Iyo habaye ubwumvikane bw'impande zombi, integuza ntabwo aba ari ngombwa, kameme iyo mwabyumvikanyeho nta mpamvu y'integuza. Ese iyo habayeho iseswa ry'amasezerano y'umurimo binyuranyijwe n'amategeko bigenda gute? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Iyo urebye ingingo ya 30 ivuga ko iseswa ry'amasezerano y'umurimo rinyuranyijwe n'amategeko rituma hatangwa indishyi zigahabwa umukozi wirukanywe binyuranyijwe n'amategeko kandi ntizijye munsi y'umushahara w'amezi 3, ariko kandi ntizishobora kurenza umushahara ahabwa w'amezi 6. Icyakora iyo umukozi afite uburambe mu kazi burenze nibura imyaka 10 ku mukoresha umwe, indishyi ntizishobora kurenga umushahara ahabwa w'amezi 9. Iyo urebye indishyi zivugwa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo zinahabwa abari intumwa z'abakozi, abagize komite z'ubuzima n'umutekano mu kazi, n'abahagarariye sendika igihe birukanywe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko bazira gushyira mu bikorwa inshingano zabo zo guhagararira abakozi. Ibiteganywa n'igika cya 2 ndetse n'igika cya 3 by'iyi ngingo byubahirizwa no mu gihe indishyi zigomba gutangwa n'umukozi washeshe amasezerano mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Bishatse kuvuga ko ibyo tuvuze hano haruguru byubahirizwa nanone ku mukozi washeshe amasezerano y'umurimo binyuranyijwe n'amategeko. Si ku mukozi gusa cyangwa ku mukoresha gusa, nawe mukoresha uba ugomba kubahiriza amasezerano y'umurimo mwagiranye, kuko nawe ushobora gutanga indishyi igihe utayubahirije. Tudatinze rero, reka turebe cyangwa se tunyaruke turebe ese ni irihe kosa rimwe muri aya makosa 15 umukoresha cyangwa se turi kuvuga ku mukozi, umukozi ashobora kuba yakora mu kazi akirukanwa cyangwa se hagaseswa amasezerano y'umurimo nta nteguza. Nk'uko biteganywa n'itegeko cyangwa se nk'uko biteganywa n'iteka rya Minisitiri itegeko nomero 009/19 ryo kuwa 17/3/2020 rigena amafaranga yo gushyingura n'ay'impozamarira ku mukozi. Iri teka rishyiraho urutonde rw'amakosa akomeye umukozi akora bigatuma habaho iseswa ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza. Ingingo ya 2 y'iri tegeko ishyiraho urutonde rw'ibikorwa bifatwa nk'amakosa akomeye. Reka nyababwire y'amakosa rero 15 ateganywa n'itegeko, aho ushobora gukora rimwe muri aya makosa hagaseswa amasezerano y'umurimo nta nteguza. Ushobora gukora rimwe, ushobora gukora 2, ushobora gukora 3, uyakoze noneho rimwe na rimwe wese ukayarangiza. Rwose pfa kuba wakoze rimwe muri aya makosa urirukana. Reka turebe icya mbere, ubujura. Icya kabiri, ntabwo ndi buze kugenda ngo mbisobanure, ntekereza ko ari ibintu byumvikana. Iyo ukoze ubujura. Icya kabiri, uburiganya. Icya gatatu, kurwanira mu kazi. Icya kane, kunywera ibinyobwa bisindisha mu kazi. Icya gatanu, kuba uri ku kazi wasinze cyangwa se wanyoye ibiyobyabwenge. Icya gatandatu, gukora inyandiko mpimbano. Icya karindwi, ivangura iryo ari ryo ryose mu kazi. Icya munane, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina.
Icya cyenda, gusaba gutanga cyangwa se kwakira ruswa cyangwa se indonke. Icya cumi, kunyereza umutungo. Icya cumi na rimwe, kubona cyangwa se gutanga mu buryo butemewe amakuru y'akazi y'ibanga. Icya cumi na kabiri, imyitwarire ishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano by'abandi ku kazi. Icya cumi na gatatu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icya cumi na kane, guhagarika imirimo mu buryo budakurikije amategeko. Icya cumi na gatanu, kwangiza ibikoresho by'akazi ku bushake. Ayo rero niyo makosa ateganywa n'itegeko ku buryo ushobora kuyakora hagaseswa amasezerano y'umurimo nta nteguza. Rero iyo umukozi akoze igikorwa icyo ari cyo cyose mu bikorwa bivuga muri iki gika mbabwiye cy'iri tegeko, aba akoze ikosa rikomeye rituma habaho iseswa ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza. Icyo gihe ushiduka baguhaye ibaruwa igusezerera mu kazi. Rero murasabwa kwitonda igihe cyose mubonye akazi, mukirinda kuba mwagwa mu makosa nk'aya ngaya. Iyo urebye ingingo ya gatatu y'iri tegeko ivuga ko kandi bitewe n'imiterere y'ikigo kandi bitabangamiye igisobanuro cy'ikosa rikomeye nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga umurimo, umukoresha ashobora kugena urutonde rw'ibindi bikorwa bifatwa nk'amakosa akomeye mu kazi. Urwo rutonde rukiyongera ku bivugwa n'aya makosa yose mbabwiye ateganywa n'iri teka, kandi rukemezwa na minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze mbere y'uko rushyirwa mu bikorwa. Niba umukoresha akoze urwo rutonde rw'amakosa, abimenyesha minisitiri ubifite mu nshingano. Urwo rutonde rushyirwa mu mategeko ngengamikorere y'ikigo kandi rukamenyeshwa abakozi mu nyandiko mbere y'ishyirwa mu bikorwa ryarwo. Ku bigo bidasabwa n'itegeko gushyiraho amategeko ngengamikorere, urutonde rw'amakosa akomeye rumenyeshwa abakozi mu nyandiko mbere y'uko rutangira gukurikizwa. Nabibasobanuriye. Mu gusoza, reka nongere mbashimire mwe mukomeje kubana natwe, nkomeza kubashishikariza gukora subscribe, like ndetse no gusharinga ibi biganiro byacu, mukaba mwakanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu neza kandi ku gihe. Mwaba mugize ibyo mutasobanukiwe mukatwandikira kuri iyo nimero iri aha ngaho cyangwa kuri email yacu cyangwa mukandika muri comment. Mwaba mwashimishijwe n'iki kiganiro twabahaye nanone mukabyandika muri comment. Waba wifuza ko tugukorera ikiganiro runaka bitewe n'ikibazo ufite ukabyandika aho ngaho. Waba hari ikibazo ufite gikomereye mu by'amategeko ukaba watuvugisha tukaguhereza ubufasha. Mushobora gukoresha iyo nimero yanjye ya WhatsApp iri aho hasi. Murakoze cyane.